Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo ushobora guteguramo iyi butternut squash soup bibereye mu rugo, cyangwa se iyi potage y'igihaza, utu duhaza dutoya udakoresheje ifuru. Ubushize narayikoze ariko nkoresha ifuru, hanyuma abantu bazi ko nayibakorera noneho tudakoresheje ifuru. So turi bukenera akagahaza gatoya mukunda kwita agahaza k'abana, igitunguru, tungurusumu ndetse na karoti. So nibyo bintu turi bukoreshe, kandi niba utarakora subscribe, please subscribe kugira ujye ubana natwe. Ubikataguramo uduce dutoya kuko twari tugiye gukoresha isafuriya. Iyo uri gukoresha oven ushobora no kubikoresha utabikataguyemo, ariko nabikataguyemo kuko nari ngiye gukoresha isafuriya. So abantu bansabye video bambwira ko abenshi batabona ifuru, ariko uba udafite ifuru ntibikakuze gukora iyi potage. So itafata amavuta ya olive ugashyira mu isafuriya, ugashyiramo ibitunguru ndetse na karoti, ukabigarura ku minota igera muri 2 cyangwa 3, hanyuma ugashyiramo na bya bihaza. So iyi potage rero ni nziza, iri healthy, wayigaburira umwana, wayigaburira umuntu mukuru. Ndabizi ko benshi bibagora kuba wafata igihaza kuriya cyose kigana ukakirya, ariko wakoze iyi potage nzi kukirya kandi mu buryo bworoshye, kandi za ntungamubiri zose ukazabsorba muri iyi potage. Genda uhindura ibihaza ndetse ugategereza ko bishya bikabanza bikamera nk'ibyoroshye, ariko uri kubikaranga mu mavuta none ndabipfundikira. Nindangiza ntegereze hagati y'iminota 10 n'iminota 15 n'iminota 20. Rero maze kubona bimaze koroha, nahise nsukamo umufa cyangwa amazi y'inyama cyangwa stock, ndangije ndabitogosa indi minota 30 ya. Iminota 30 rero yarishize, yarakurikiyeho icyo cyo kublendinga. Nakoresheje iyi hand blender, utayifite aho ufata ukabikoramo hano ukabishyira muri blender yayisanzwe, ukabiblendinga and then ukabigarura mu isafuriya.
hano potage yacu yaribonetse rero, ikintu wongeramo ushyiramo akunyu gake cyangwa amagi, wanyuze ukayireka igatogota ikabira. Ngewe rero nongereyemo coconut milk. Iyi nafite coconut milk, nashakaga kumva irimo coconut milk uko yabimeze, kuko ngiye nkunda gukoresha fresh cream. Nakoresheje none uyu munsi coconut milk. Utayifite nta kibazo, potage yawe wayikonsoma gutya, yari inaryoshye cyane pe, kurenza amaze gushyiramo coconut milk. Coconut milk nayisizemo ariko iyi milk sinzi ukuntu yari imeze, rifitemo akantu ntazi, niyo mpamvu itaryoye nk'uko iyo nakoresheje cream biba bimeze. Uyishyiramo ubishaka cyangwa utabishaka nta kibazo. Potage hano yarihiye. Biba byiza iyo uyikonsomye cyangwa uyisavinze igishyushye, nibwo biryoshye cyane. Biboneye sinanyarura rero, nuko nguko yari imeze. Murabona ko yari imeze neza, yasaga neza, ndetse no kurya yari iryoshye pe. So nahise nyarura gutyo rero. Urabibona iyi potage ni nziza rero, wayigaburira abana, wayigaburira abantu bakuru, wayihereza abantu barwaye. Ni nziza pe. Abantu kurya ibihaza byose byananiye ukumva ngo ntiwakirya, abantu bameze gutya wagikoramo potage nta kibazo rwose. So nuko ngukorera isosi yasaga, nayisavinze n'umugati uri toasted. So niba ugeze hano video rero, please kora subscribe, hanyuma ujye ubana natwe. Mujye muri comment mutubwire icyo mwifuza ko twabategurira ubutaha. Murakoze.